umuntu ajya icyo akora ahazagera biraterwa n'ibyo yemereye mu bitekerezo kuko nibyo bihinduka amahitamo ye ayo mahitamo yawe akubaka ikintu maze ukabacyo aho uzagejo icyo uzabejo nicyo wemereye mu bitekerezo hitubwira iyo ndwara ngo inzira yabonetse bwira iryo deni uti mu izina rya Yesu inzira yabonetse ntabwo tugendera ku byo tureba tugendera ku byo twizeye ureba uwo mwana n'amaraporo n'ejo bundi azasubira ku ishuri minervari itaraboneka uti halo inzira yabonetse. We don't walk by sight, but we walk by faith. Hey. Inzira, hallelujah, yabonetse mu izina rya Yesu. Inzira yabonetse, kingura umutima wawe. Bwira Imana ngo ndakira ibyo ntarabona ari kuntekerezaho. Ntabwo naje ndi impanuka ku isi. Naramaze kuvuka ndi kinyandaro. Byature. Byarabaye ariko uburyo navutsemo sibwo buma definition mu buzima. Icyo wanzaniye Bibiliya irakivuga. Ivuga ko wantekereje uranzana naje unzi ntabwo naje ndi impanuka ntabwo naje nkibuye. Ibyo umwanzi yankoze birahari ariko ndabyanze ndabisimbutse ndatangirana nawe. Ndatangiranye nawe. Ndakiriye. Ngiyeyo mu bwami bwawe ndakuraho imigisha yanjye yose y'umwuka ndakuraho ibyo wangeneye hari icyo wangeneye icyo ndagifashe mu izina rya Yesu ngiye kugendera mu mahoro ngiye n'ubundi uva nakomeza haleluya. Narimvuze ngo ibyo wemereye birakuyobora biratuyobora nshuti biyoboye abana bacu biyoboye ingo zacu. Ibintu byose biba impossible kuri wowe nuko utabanje kubigira muri mind upfa kubisaba n'amagambo ariko muri wowe muri imagination muri mind yawe bitarimo. Umwanzi yakase insinga z'amashanyarazi zigaburira ibigaragara agusigira umunwa gusuvuga agusigiye umunwa atwaye ibitekerezo. Arabizi ko mu itegeko ry'Uwiteka ntibikunda icyo utatwise mu bitekerezo ngo kijye mu kibone ukivive kitarabaho biragoye kukibona mu mugaragaro. Hari abantu mwibwa amasezerano aribwa barayagutwara simvuze undi umwanzi yapfurikira hirya. Kuba warahawe isezerano ni kimwe kurirwanira ni ikindi. Hari abantu bitsengo ariko mana rya jambo wigeze kuvuga ryari ukuri cyangwa my dear uzi ko hari imbyino uri murabyina utakaba yubyina uyu munsi. Hari ibintu uri murabyinira muri urwo rugo utakaba yubyiniramo. Hari isezerano ryibwe quelque part. Iga gutegereza Imana kuri bigirwa mana wirema ikimasa. Bamwe utegereza Imana wabona bigize gutyo te mana yanjye ibyo gutegereza wapi. Niyo mpamvu mubona abantu ntibagifite gutegereza. Abantu barimo baradetinga online. Mana waratinze wana ngiye kwirebera mu type kuri Facebook cyangwa kuri online dating. Kubera kudategereza Imana abantu basigaye bashakana n'injangwe. Mariage muri church injangwe ikinjira agafata impeta akayambika. Imbwa ikinjira akasezerana n'imbwa. Abantu bari bize biremera ibyo Imana itaremye. Ntabwo washimisha Imana uri muri remera ibigirwamana. Ikigirwamana umuntu atangira kukirema igihe cyose yabuze patience. Imbaraga zo gutegereza zabuze. Nubona utakaje imbaraga zo gutegereza Satani araba umukiriya wa mbere. Iyo watakaje imbaraga zo gutegereza Imana I tell you umukiriya uri bubone uri bukwipresent imbere ntuzigere ujya muri position aho wubahuka gufungura akanwa kawe mumbariza Imana icyo nayitwaye c'est pas possible. Imana ntabwo bayihangara bene data ntabwo ari anko wawe uba hepfo hariya mu gatenga wowe urubahuka mwene kanyandekwe ugahagarara hariya uno mukubuzo ibi n'ibiki Imana warebaga he umuntu atinyuka gutumuremye nutamenya isoko y'ibintu aho bituruka uraza kwitiranya uwabizanye. Vuga icyo wifuza n'umugabo hari inzira ikuvuye ikugezayo ukihitiramo hari abahitirwamo n'ababyeyi
ukicara umubyeyi akaguhitiramo hari uhitirwamo n'inshuti ye hari n'uw'Imana ibwira ngo ngutungiye urutoki wibaza ngo izi ngo zose ni zimwe iyo wihitiyemo ishobora kuza yaka iyo mvuga ko akamwabyumvise ifite urufunguzo rwakumena ijisho wayibonye iyo modoka badafungura nk'izindi bafungura ijya hejuru wareba umuntu aravuga indimi nk'eshanu yakubwira harangirije doktora uti mama mie wabo empfe wareba famiye ya uti ntajyanye n'uyu waca mu nshuti nazo zifite ibyo ziguhitiramo waca ku babyeyi bati nudashaka gutya ntibicamo waca ku Mana igakora contraire igahita ikora contraire ukabona iguhumuye amaso ikuyoboye ahantu my dear hari ikuyoboye iyo ifotora uyu munsi wowe igafotora imyaka 2 kuza igafotora 5 kuza iragenda ikagera mu bugingo buhoraho amen inzira y'Imana yo ikujyana kugeza milele ikujyana mu ijuru n'urubyaro rwawe musoza mwakoze icyo mwagomba gukora iyi yawe igarukira kuri ibi urufunguzo imodoka nigonga umubiri agatuza nibita cyangwa ibisanzwe bihaba ni murabizi namwe nyuma y'imyaka 2 nyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka 3 utangiye gufata gutya umuhamagaro bitari bucemo ureba mu kirere urabona biri bumara ikigo inzira y'inshuti nayo irahari niyo mpamvu nari mbabwiye ngo inzira zikuganisha ku cy'umutima wawe wifuza ni nyinshi uramutse uhisemo inzira y'Imana ubaye intwari kuko wabanje gutegura aho imigisha bwicare ukibagirwa icyo Imana ishaka kubera icyo ushaka niwemera iyo pression ikwereka ko nutabona icyo kintu ushaka urarangiye banza umarwe no kumva ko nutabona icyo Imana ishaka urarangiye icyo Imana ishaka nuhura nacyo mu buzima bwawe kizakingura ibyo ushaka nubona ko ushaka umugabo se nubona ko iminsi yageze se nubona ko akazi rere nubona ko wadepoje niba kwakire ugatinda kuri ibi ukibagirwa ibyo Imana ishaka reka nkwibira ibanga igipfunyika cyitwa icyo Imana ishaka ihuye nacyo kibitse ibi byose live band ahiri umubyeyi yararaga yirwangana n'abana be tujye mu gisope tujye muri live band mukicara bagakubita ibyuma pastor akana kagaseka the same couple yibwiriza ku rusengero ku cyumweru babona Julienne yikubitiye nduru bati pastor biriya ni ibiki ni by'Abisirayeli inshuti yanjye babona isanduku igaruka aho umwuka w'Uwiteka ari iyo ari present ahantu ari present hari ibiharanga there is freedom there is liberty there is life there is everything nukuvuga ngo you don't care uri buryo kazike niba ari fiancé uramukobita burya maze toka turavugana kandi hanze kuko umwuka w'Imana aba yafashe volant yes aho umwuka w'Imana ari soma Bibiliya hari umudendezo umudendezo ni iki kandi aho umwuka w'abazimuri naho hari umudendezo wabo ahantu honyine tubona bagukorera raporo batanayikwereka ntibibeshya n'amasaha n'umunota na virgule na point bategereje umunsi uzahumeka wa nyuma maze raporo ikavayo na discussion batihera hambere yarangiza akakubwira ati uwo ninde ntabwo nageze kumumenya pastor yarabyivugiye ngo unyihakana ku isi akabaho azifu ntabwo anze ndagutegereje nzakwihakana Yesu ubwe ntabwo ari Paulo cyangwa undi ubwe uzi kumara imyaka yawe ku isi ufite icyapa cyo kurimo urakora mu mpfabusa hanze hose they are clapping hands you're beautiful you know how ibintu byose urabizi urajyanisha abantu bati wow isi iragukomera amashyi Imana iti uri mu mpfabusa kwanze kugendera mu mpfabusa